gusenga. Amen. Uh, tugiye ku cyakora ku bambonye bwa mbere, nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Tugiye gusoma Itangiriro 32, Itangiriro 32, umurongo wa 29. Reka duhere 28. Itangiriro 32, umurongo wa 28 na 29. Haravuga ngo, aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntucitwa Yakobo. Akavuga ngo, ngewe Imana yanyise Esiteri, undi Imana yanyise Mugwaneza kandi agira amahane kuruta abandi. Undi akavuga ngo Imana yanyise Aburahamu. Ariko wazajya kugereranya ubuzima abayeho n'iryo zina avuga ko Imana yamwise, ugasanga ntibifite amahuriro. Kandi Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Twakiriye abantu bari online, ndabizi ko baba ari benshi cyane muri iri teraniro rya Believers. Imana ibaho umugisha. Turi kwiga ku guhindurirwa amazina. Uyu munsi rero nifuje ko turebera hamwe uko Imana ihindura amazina y'abantu twifashishije urugero twasomye rw'umuntu yitwa Yakobo. Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu. Se yitwa Isaka, nyene sekuru yitwa Aburahamu. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo igihe nyina yatwita Esawu na Yakobo, yagiye gusenga. Imana iramubwira ngo muri wowe harimo amashanga abiri, abantu babiri badasa, badahuje imiterere, ariko gakuru azakorera gato. Nyina arabibana, hanyuma aza kubabyara. Bibiliya iravuga ngo Esawu aba umuhigi mu ishamba, hanyuma Yakobo we aba mu mahema hamwe n'ababyeyi be. Ngira ngo yakoraga imirimo yo guhinga hafi aho. Bibiliya iravuga ngo igihe mu kuvuka kwabo, ubundi Yakobo risobanuye uburiganya. Imirimo yo kuriganya yitangiriye mu nda, kuko hari hagiye kuvuka gakuru nyene Esawu. Yakobo ahita anyuza ukuboko hirya aramutanga. Hari ukuntu uburiganya butangiriye mu nda, kandi no mu nda baragwanaga, kubera ko imigwano yaje gukomera. Nyina ajya gusenga. Imana nibwo yamusobanuriye ibibazo afite n'abana azabyara ko bazaba bameze. Bibiliya iravuga ngo aho bamariye gukura, navuze ko babayeho ubuzima butandukanye. Muri Isirayeli, umwana w'imfura niwe yaragenewe umurage ukubye kabiri. Ni ukuvuga ngo abandi bana bahabwa imirage, ariko umwana w'imfura bakamukubira kabiri. Si ugukubirwa kabiri gusa, yabaga afite n'ubutware bwa se. Ni ukuvuga ngo niwe yagomba gusimbura se mu nshingano mu gihe se yabaga apfuye. Ni ko umurage wari umeze muri Isirayeli. Hanyuma umunsi umwe rero Esawu ava guhiga ashonje, inzara imeze nabi, asanga Yakobo ahishije ibishimbo. Nta nubwo ari ibishimbo nk'ibi byacu, ni rantiye twa dushimbo tw'Abakanada baha impunzi. Noneho Esawu abwira Yakobo ngo mpa ibishimbo. Umva abana bavukana babanye mu nda bakagombye kuba bakundana. Niko nari mvuze ngo bakagombye kuba. None se abasengera mu rusengero rumwe basangiye igaburo ryera, bakabatizwa mu mazi amwe, bahuje itorero, bo bakagombye kuba bakora iki? Bakundana. Hajya turakundana ra? Simbizi neza. Hano mwebwe murakundana. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo
Yakobo arabimwima, aravuga ngo kiretse numpa umurage wawe akaba ari nge uzaragwa. Esawu nawe n'ubwenge buke amanika ukuboko avuga ati ngewe Esawu mbitekerejeho neza ntasaze, umurage w'umwana w'imfura nguranye ibishimbo. Niko mu Baheburayo havuga ngo yafashe umurage wose awugurana igaburo ry'umunsi umwe. Nyuma yaho ngo nubwo yawushakishije arira ntiyabashije kuwubona. Nubwo tumusetse Esawu, ariko dufite abakristo benshi batakaza ubwami bw'Imana, bakatakaza agakiza Esawu agira ngo ntaco bitwaye. Hari igihe umuntu akora icyaha ntamenye ko abivye imbuto, akumva ari ntaco bitwaye, nyamara byarakimutwaye, bizanakimutwara igihe kirekire. Hari ibyaha bigira imizi miremire, bizana umuvumo. Iyo usambanye rimwe bifata imyaka 1000 ngo uwo muvumo uve mu muryango. Imyaka 1000 nico cyaha kigira imizi miremire. Iyo hari ngira ngo ibifite ibigarukira ku bisekuru bihafi ni nk'ibisekuru 4. Hari igihe wumva ntaco bigutwaye, bikaba bikigutwaye, bizanakigutwara, bizagira n'ico bitwara bazagukomokaho. Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe nyina wa Yakobo yumva ko se abwiye Esawu ngo jya guhiga, ndabona ngiye kuzapfa, uze nguhe umugisha. Nyina aravuga ati ni wowe ukwiye kuwutwara. Ni ukuvuga ngo yamushigikiye mu buriganya. Mwibuke ko Yakobo nubwo bimeze bityo, nubwo arimo guca mu nzira ya bugufi, afite amasezerano ko gakuru azakorera gato. Erega hari ukuntu Imana ituvugaho ibyiza tugahita dushakisha gusohoza amasezerano ku ngufu, ukazabigeraho mu buryo butari bwo nubwo Imana yakuvuzeho ibyiza. Ndagira ngo mbabwire ko itorero dufite amasezerano meza. Imana yatuvuzeho ibyiza, ariko ntabwo dukwiye kubigeraho mu buriganya, ntabwo dukwiye kubigeraho twigwaniriye. Nyina wa Yakobo aramubwira ati genda unzanire imyagazi y'intama, hanyuma unzanire nkwereke. Ateka inyama zimeze nk'izo se akunda. Aramubwira ati rero ngiye kukwambika uruhu rw'intama, kubera ko Esawu afite ubwoya, so nagukoraho aramenya ko ari Esawu, ahita yambara n'imyenda ya Esawu inukamba. Arangije aza kwa se, aravuga ngo Imana yampahisha n'ihigwe, nahize bigenda neza nk'umugisha. Avuga ati ko ari bwo wari ukigenda. Avuga ati Imana yampaye umugisha yewe. Abantu benshi bafite ibintu badashobora guhagarara hano ngo batubwire ubuhamya aho byavuye, hari ukuntu babigenje. Aramubwira ati ariko ndumva ijwi ari Yakobo, nubwo numva impumuro ari Esawu. Iyo baturebeye inyuma, ndavuga abisi bakaturebera inyuma, bashobora kwibaza ko turi bene data. Inyuma bikaba ari uburokore, ariko umutima ntujya ruswa. Urabizi ko umutima ari Yakobo, inyuma akaba ari Esawu. Ku cyumweru twese tuba turi abantu beza, inyuma twese tuba tumeze neza, ariko imbere mu mutima uzi niba uri Yakobo cyangwa uri Esawu, kuko umutima we ntujya ruswa. Aramubwira ati gera hafi ngo ukoreho. Nabwo yumva ubwoya, aravuga ati ibyo ari byo byose ni Esawu, apfa kumuha umugisha. Akigenda Esawu nawe araza. Aravuga ati ni ukuri umugisha wose nawutanze, nta kindi nsigaranye. Murumuna wawe azagutwara, cyangwa gato azagutwara. Cyakora aramubwira ngo niwigomeka inkota yawe izaguha kubaho. Yakobo yumvishe ko Esawu yarakaye, ararahunze. Reka mbabaza, ubu guhunga ni umugisha koko? Abanyarwanda ko mwahunze, guhunga ni umugisha? None se ko rero yahawe umugisha kararahunze? Nababwiye ngo umutima ntushobora kuguha amahoro igihe uzi ko wanyuranije n'icyo Imana ishaka. Arahunga, ariruka, agera mu butayu ananiwe, yisegura ibuye. Imana muyimpera icyubahiro. Imana igira urukundo, ni nayo yakuzanye hano kugira ngo iguhindurire izina.
yiseguye ibuye ararota, abona urwego rufatanye isi n'ijuru. Imana iri muri ico kirere, abamarayika bamwe bazamuka abandi bamanuka. Itiramubwira ngo Yakobo we, nubwo wampemukiye sinzakureka ntasohoje ibyo nasezeranye. Ni nk'ayo yamubwiye ngo nge ndumwizegwa ku byo navuze, ariko wowe nturi inyangamugayo. Reka mbabwize ukuri, n'ukuri Imana izabasubiza, ariko izagusubize umutima utagucira urubanza, izagusubize utanukaho umwotsi, izagusubize udafite ipfunwe ry'imyitwarire mibi wagize mu kigeragezo. Akangutse Yakobo yarantangaje. Yakobo yari ibandi, yarantangaje ngo yahise abyuka ngo fata ibuye yariseguye arisiga amavuta, ngo arangije abwira Imana ngo mu rugendo ngiyemo, nukuvuga ngo sindi busubire inyuma ngo nihane, ndakomeje mu rugendo ngiyemo, numpa ibiryo n'imyambaro ahantu nzahakubakira inzu. Mumbwize ukuri, ubu igikenewe ni ibiryo n'imyambaro cyangwa hakenewe kwihana? Uzi inshuro uje mu rusengero umutima ukakwemeza kwihana bikaba byaranze, ukajya usengera ibidakenewe. Mugiye kujya mu minsi 7, ubu n'ubu uzasaba ibiryo n'imyambaro ufite irari ryakunaniye, uzasaba ibiryo n'imyambaro ufite umuntu wanga, uzasaba ibiryo n'imyambaro ufite umuntu wananiwe kubabarira, uzasaba ibiryo n'imyambaro hari kamere wananiwe gutsinda. Ubu Kristo bukwiye kuduhindura ku ngeso, tugahinduka ku mazina atari meza, tugakora iby'Imana ishaka. Abarirutse agera kwa Labani, agezeyo akubita amaso abakobwa ba Labani, ahita atangira kurambagiza. Mu ndebera impunzi irambagiza itarafatisha ubuzima, azabatungisha iki? Bibiliya iravuga ngo kubera gukunda abagore, ngo umukobwa umwe yamukoreye yakoze imyaka 7, ngo bimera nk'aho ari akanya gato, ngo kubera urukundo yakunda abagore. Baramuhindurira, ubwo buriganya buratangiye, imbuto yabivye asa nk'atangiye kwisarura, bamuhindurira undi mugore bamuha uwo atasavye. Akangutse mu gitondo ajya gutera kwa se, bakavuga ati wampemukiye, ntibuka ko yaje ahemutse nawe. Reka mbabwize ukuri, Imana ntinegurizwa izuru, imbuto yose umuntu abiba azayisarura. Niyo mpamvu nujya kubiba uzabanze witonde urebe ko wabivye imbuto nziza kuruta izindi, kubera ko imbuto niba ubesha abandi bazakubesha, niba wiba abandi bazakwiba, niba uriganya abandi bazakuriganya, niba utanga abandi bazaguha, niba ukundana abandi bazagukunda, niba wangana abandi bazakwanga. Ntuzava mu isi udasaruye aho wabibye. Ibyo mvuze abarokore babimenye bakwitwara neza, kubera ko ikintu cyose mu isi ni imbuto. Kandi wibuke ko umuntu asarura ibisa n'ibyo yabibye, kandi agasarura byinshi kuruta ibyo yabibye. Utera akabuto kamwe k'igishimbo ukazakuramo nk'inusu yose. Utera akabuto kamwe k'ikigori kigaheka 3. Wibuke ko uzasarura ibisa n'ibyo wabibye kandi byinshi kuruta ibyo. Nihuse uzi ko Yakobo bamuriganyije inshuro 10, yariganyije rimwe bamuriganya inshuro 10. Ubwo buriganya buba buratangiye, bamuriganije umugore, ngo arakomeza arakora kubera urukundo yakunda abagore, ngo yongera akora indi myaka 7. Ni ukuvuga ngo umugore umwe yamukoreye imyaka 14 kubera urukundo. Bibiliya ivuga ko Labani yamuhaye abagore 2 n'inshoreke zabo, tangira kubabyaraho, abarabyaye abuze icagaburira abana, asubira kwa sebukwe avuga ati nzari nyicanye n'abana, wampaye umukumbi ukampa n'ibyo ngaburira abana. Avuga ati nabyo urabikorera. Atangira kubikorera. Igihe yaragiraga intama za sebukwe, sebukwe yaramuriganyije, aramubwira ngo nizibyara ibitobo n'ibihuga n'ibindi n'andi mabara, izo nizo zizaba izawe. Labani nawe yari umugome, ahita afata intama zose zifitanye isano n'amabara azijyana ku birometero 80, amusigira intama z'umweru zitagira ibara. Ubwo zare kubyara ibihuga n'ibitobo bivuye.
imana irebye umubabaro n'umuruho afite kubera uburiganya, nijoro ngo arotama amapfizi ava mu ijuru, araza amwimiriza umukumbi. Imana iramubwira ngo nabonye uburiganya bagukorera, humura nzakugirira neza. Nabwo ntiyihana, ngo ashoye intama ku iriba, ngo ahita afata uduti aradushishura adusiga amabara, yiga kuba umupfumu, kandi Imana yamwemereye ko amapfizi amwimiriza umukumbi. Hari abantu bananiwe kwizera, kandi Imana ihora ivugana nabo, bakananirwa kwizera iby'Imana yavuze, kubera ko nyine baracari ba Yakobo. Yakobo arigwanirira, Yakobo ashakisha inzira ya bugufi. Byaje kugera igihe uburiganya buramurambira, afata umwanzuro wo gutaha. Igihe yafata umwanzuro wo gutaha, yahagurukanye n'abagore be, aragenda. Ageze mu butayu, ntiyamenya ko umugore umwe yaje yicaye atwaye ibigirwamana bya se. Se yagiye gukemura intama atari hafi, azanye umugore we azanye ibigirwamana. Sebukwe abibuze arabakurikira, afite umujinya, agiye kubicira mu nzira. Ageze mu nzira, Imana iramukangara, iramubwira toya ntugire icyo umutwara, kuko ni umuntu w'amasezerano. Nihuse yageze ku cyambu cya Yaboki. Umutima umwibutsa icyaha yaje akoze mu myaka 20 ishize. Nari mvuze ngo mu myaka 20. Reka rero mbabwire akantu gakomeye. Icyaha ntikimagwa n'iminsi, ntikimagwa n'amaturo watuye, icyaha ntikimagwa n'amasengesho wakoze, icyaha gikugwaho no kwihana gusa. Hari igihe umuntu akora icyaha akavuga tumva ngiye guhita nsenga 5. Wasenga 5, wasenga 500, kizakugwaho nuko wihanye kandi watuye. Umutima umwibutsa icyaha yaje akoze, ahita afata intama n'ingamiya n'ibintu byinshi n'abungeri, abyohereza imbere. Aravuga ngo nimuhura na Sawuli umubwire ngo yaragukumbuye. Mu by'ukuri mbabwiza ukuri, yaramukumbuye cyangwa n'umutima wamujyaga. Abatanze ruswa. Mumva ubu Yakobo burakomeje, atanga ruswa, nabwo umutima wanga kumuha amahoro. Yohereza n'indi ruswa, nabwo umutima ntiwamuhwemera. Agera igihe ngo yohereza abagore bombi n'abana, ibintu byose arabyohereza. Wagaruka hakuno y'icambu ca Yaboki, akubitana n'umugabo. Amurebye abona n'umugabo ufite umugisha, aramufata, barakirana ijoro ryose. Uwo mugabo akamubaza ngo witwa nde? Kavuga toya ngiye ndashaka umugisha ntivuze izina. Kavuga tego ndashaka umugisha ntivuze izina. Ngo bakirana ijoro ryose. Bigeze mu rukerera, marayika ngo ahita akora ku mutsi w'itako, nerve sciatique, akaguru karareguka. Mwari muzi ko Imana iza ahantu yakora ugaca bugufi? Imana irahazi. Njye bimbabaza iyo umuntu yanze kubaha Imana, afite amafaranga yakena akaba ari bwo asenga. Bijya bimbabaza iyo umuntu yanze kubaha Imana akiri muto, agahengera yashaje atakibasha gukorera Imana, agahita aza gusenga. Yego Imana irakubabarira, ariko mu bwami bw'Imana uzakora biki? Kandi nubwo agakiza ari ubuntu, ariko byakabaye byiza umuntu yubahishije Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Umuntu akazanga gusenga no kumvira Imana ataragira ingaruka z'ibyaha, yazamara guhura n'ingaruka zabyo akaba ari bwo aza mu rusengero. Oya, ntabwo ariko bikwiye kuba bigenda. Dukwiye kumvira Imana hakiri kare. Imana iza ahantu yakora ugaca bugufi. Imana iza ahantu yakora ku neza yawe. Rero ntutegereze ko bahakora, kubera ko Imana iragukunda. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Birashoboka ko wakubaha Imana bataragira aho bakora, kubera ko hakwa Imana. Hari imvugo nari ngiye kuvuga ariko nsanze ari y'abasatuzi, ivuga ngo hakwa Imana iguhomba yaguhombye.
ubugingo bwawe irabukunda mu by'ukuri, nta n'ubwo ishaka kuguhombya, ahubwo icyo yifuza ni ukuza wese n'ibyawe uko wakabaye ukabaho ubuzima buramya Imana. Niwo mugambi w'Imana. Ariko nanone izaho yakora iza umutsi yakoraho ugaca bugufi. Hari amagambo abiri muri Bibiliya ajya gusa ariko adasa cyane. Rimwe rivuga guca bugufi, irindi rikavuga gucishwa. Reka mbabwize ukuri, Imana igucishije bugufi byakubabaza. Niyo mpamvu ukwiye guca bugufi ku neza, ukiga guca bugufi ku neza. Nese reka nkubaza, niba mu mavi yawe hatarimo ikibazo, gupfukama bigutwaye? Niba amaso yawe atagwaye, gusoma Bibiliya ufite ikihe kibazo? Niba ufite amafaranga wafashije imfubyi n'abapfakazi, byagutwara iki? Niba Imana yarakuzamuye washatse undi muntu uzamura, niba Imana yarakugaburiye washakishije undi muntu ugaburira, ibyo bintu bigutwaye iki? Urashaka ngo uzabanze gucishwa bugufi kugira ngo ubone kumenya ibyo Imana ishaka? Bizababaza wowe, ni wowe bizababaza. Niyo mpamvu ukwiye kwiga kubikora ku neza, kuko nibyo Imana idusaba. Ntabwo Imana ituremeye ku mutwaro tudashoboye, iduha ibingana n'ibyo dushobora. Ntiyagusaba icyo itaguhaye, ariko ibyo yaguhaye uri umwizerwa muri byo. Ibyo yaguhaye uri umukiranutsi muri byo. Ni iki Imana idusaba cyonyine. Umutwaro wayo nturemereye, idusaba ibingana n'ibyo dufite, ikadusaba kuba ba manager beza gusa mu byo yaduhaye. Akaguru karareguka, abonye akaguru kavuyemo atakibasha kwigwanirira n'uburiganya bwe n'ibindi, aravuga tumva nitwa Yakobo. Aho ngati nico nashakaga. Uyu munsi ntucitwa Yakobo kundi, uzitwa Isirayeli. Mwibuke ko iryo sezerano n'igi Imana yamuhaye ari mu nda. Ni naryo yamisinze umunsi akora mistake, akiba umugisha mu myaka 20 ishize. Imana yasezeranije itorero ko rizaba umutwe ritazaba umurizo. Yasezeranije abizera ko bazabitabaza ari ku gitereko cyanyo. Imana yadusezeranije ko tuzaba umunyu w'isi. Imana yadusezeranije ko tuzaba umudugudu utabasha gutwikirwa. Abizera bafite amasezerano meza, ariko ubu Yakobo hari igihe butuzengurutsa ahantu hatari ngombwa, tukadindiraho imyaka ingana wenda niyo Yakobo yadindiye, kandi amasezerano yari meza. Nagira ngo nkwibutse ko Imana yifuza kuguhindurira izina. Ntabwo yifuza ko ukomeza kuba Yakobo, yifuza kuba Isirayeli. Impinduka rero zitangira ryari? Guhindurirwa izina bitangira mu kwakira Kristo n'umwami n'umukiza, bigakomereza mu guhinduka ku ngeso. Mu Baroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Icyo Imana yifuza ni uko imitima yacu ihinduka rwose. None akabazo koroheje, kuvugeze muri urusengero umaze guhinduka bingana iki? Umaze guhinduka 30%, ni 20, ni 50, ugeze kuri 70. Yego urashaka umugisha, yego, ariko nta Yakobo buri ahantu. Nta hantu wumva ukiri Yakobo kuri aya manywa wabwira Imana ati Imana ntiraririye, ntihagazeho, nifuza kumpindura. Guhamagagwa no kuza hano mu nzu y'Imana ni byiza cyane, ariko hano ni ahantu ho guhindukira. Birababaje kandi biteye urujijo igihe umuntu aje mu nzu y'Imana agakomeza kugira imyitwarire nk'iyo yari afite kera, agakomeza kugira amahane nk'ayo yagiraga, agakomeza kubesha hano hanze nk'uko yabeshaga. Wibaza kuba mu nzu y'Imana icyo byamufashije? Nicyo kibazo cy'amadini atadushoboza kugera ku gukiranuka no gusa na Yesu, no kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, ahubwo tukabaho gusa dufite aho twitirirwa. Abizera bakwiye kuba ari abantu bakira impinduka, ntibakomeze kwitwa ba Yakobo, bakitwa ba Isirayeli.
umaze guhinduka bingana bite kuva ugeze mu nzu y'Imana? Nta muntu n'umwe nzi muri Bibiliya Imana yahamagaye ntihindurire izina. Imana yahamagaye Aburahamu ava muri Uri y'Abakarudaya, ni hafi ya Irani na Irake, arazamuka aca muri Turukiya, aramanuka yageze muri Isirayeli hashize igihe kirekire, ariko hari aho byageze iravuga ngo ntabwo ucitwa Aburahamu, uzitwa Aburahamu. Sarayi, Imana yavuga ngo ntabwo ucitwa Sarayi, uzitwa Sara. Abizera mu rugendo rwo kugendana n'Imana, Imana igenda ibahindura ihereye mu kwakira Kristo, mu guhinduka ku ngeso, mu kumenya ubushake bw'Imana, mu kugendana n'Imana wicisha bugufi. Imana igenda ibahindura aho umuntu avuga ati uko mundeba uko nagiraga inyota y'inzoga, Yesu yarayinkijije. Nagiraga irari ry'ubusambanyi, Yesu ararinkiza. Nari mfite umuntu nanga, naramubabariye. Ntabwo nabashaga kurara ntanywa itabi, inyota y'itabi yarashize. Wowe kuvugeze hano ni izihe mpinduka zimaze kuba? Ntabwo ucitwa Yakobo. Umugambi w'Imana ni ukuguhindura Isirayeli, ariko nawe ugomba kubigiramo uruhare. Kwemera ko uri Yakobo, ntukomeze kugwana. Erega ni wowe witinza, ni wowe witinza kugera ku mugisha. Igihe cyose uziga guca bugufi no kumva icyo Imana igushakaho, bizakwihutisha kugera ku mugisha. Murabizi iyo dufite ibibazo akenshi dutunga intoka abandi ntibankunda, abandi baramvuga, abandi ntibambona, abandi ugahora uri umwere, abandi akaba aribo bafite ibibazo. Ariko umunsi wahuye n'Imana ku giti cyawe, uzavuga nka Yesaya ngo mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Iyo uhuye n'Imana neza, nibwo umenya ko umenya ububi bwawe, ukamenya naho wanduriye. Icyo gihe ntabwo uba ugitunga intoka abandi. Yesu mu bintu yapfuye n'Abafarisayo, ngo hari ukuntu ngo bakura ngo agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wabo, ngo mu ryabo harimo madiriye yose. Mundebere kimadiriye uko kingana n'agatotsi mu jisho. Hari igihe bitworohera kubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wacu, mu ryacu harimo umugogo. Umunsi wahuye n'Imana, uzabanza kwimenya wowe ubwawe, uzamenya intege nke zawe, uzamenya aho wanduriye n'imizi yabyo, hanyuma Yesu agukize ubone kujya gukiza abandi. Imana ifite umugambi wo kuguhindurira izina, hanyuma uhinduke uba umwana w'Imana. Ese akaba umwana w'Imana, akajya yumva ari umwana w'Imana atakibarigo. Paulo yaravuze ngo ntabwo bakitubara bakurikije amasekuruza, ntabwo bakitubara bakurikije. Bijya bimbabaza iyo umuntu yirata ingeso z'iwabo mu gisekuru, muri kamere, akavuga ati ngewe nukumeze muzamfata uko. None se ukumeze niko imbuto z'umwuka zivuga, niko abana b'Imana babaho. Ukwiye kubusa na Kristo Yesu mu mitekerereze, mu byemezo ufata, mu buzima bwa buri munsi, ukaba uri umuntu yahindutse. Ntamwishushanye n'abiki gihe, yamara muhinduke rwose. Nta nubwo ari ibyo gusa, ntabwo ari uguhinduka gusa, guhinduka ku giti cyawe, ahubwo niyo umuntu akijijwe ahindura n'igisekuru. Petero 2 haravuga ngo mwebweho muri shanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Imana iduhindurira igisekuru tukaba mu bandi bantu, abami n'abatambyi, tukakira ibitekerezo bizima bidahuye na kamere n'imigirire na bya bindi byose biba muri kamere y'isi. Mwebweho muri shanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Si uguhinduka ku giti cyawe, aho guhindura n'imitekerereze, ugahindura n'imyumvire. Ubundi gukizwa no guhindura imyumvire, no guhinduka mu myumvire, ugakora iby'Imana igushakaho, ukamenya ibyiza kuruta ibindi. Imana yaramubwiye ngo ntabwo ucitwa Yakobo ukundi, uzitwa Isirayeli. Nagira ngo dufate akanya ko gutekereza, nihe Imana ikwiye guhindura? Ni izihe ngeso Yesu akwiye kuguhinduraho? Ni ibihe bintu bikugora Yesu akwiye kuzanamo impinduka? Uzi ko tugifite abakristo aryama akararota asambana, akajya arota ari mu mva, akarota abapfuye,
akajya araratsikamiwe, ikintu kigaza kikamwicaraho, akuka kagiye nko gushira, akumva ubuzima buragarutse. Mu by'ukuri akabaho atsikamiwe, atanejejwe n'agakiza, akabaho adafite ubuzima bw'abana b'Imana. Ukibaza kubera iki yakijijwe ariko ntave munsi yo gutsikamirwa. Dufite abantu babesha ukagira ngo, kandi nabwo abantu bazi ko kubesha ni indwara yo mu mutwe. Kubesha ni ibisazi, ni kimwe mu bimenyetso by'ihungabana ryarenze urugero. Dufite abantu babaho mu rusengero ariko babaho ubuzima bwa Yakobo, hakubaho ubuzima bwa Isirayeli. Cyampa kuri aya manywa Imana ikaduhindurira ubuzima, tukabaho ubuzima Imana yifuza. Niwo mugambi wayo, nicyo cyazanye Kristo, ni ukugira ngo aduhindure tubashe guhindura abandi, ni ukugira ngo aduhindure duhinduke uko Imana ishaka. Twunamishe amaso dusenge. Nashaka gusengana n'umuntu ushaka kubwiza Imana ukuri. Kuri aya manywa ubwira Imana ngo Mana, numva nshaka impinduka, ubu buzima mbayeho burandambiye, ndumva nshaka impinduka. Wahaguruka tugasengana, ubwira Imana ku giti cyawe, uyibwira ati ndi Yakobo muri ibi, no muri ibi ndi Yakobo. Erega Yesaya yaravuze ngo nta nubwo uzongera kwitwa ntabwa, uzitwa uwashingiwe. Hari igihe umuntu abaho ubuzima bwatawe, ubuzima bukomeretse, nabwo bukaba bukeneye impinduka. Avuga ati mu by'ukuri mfite ibikomere byandenze, aha hantu naho hakeneye impinduka. Araduhindura, akaduhindura naho arahagera. Data, mu izina rya Yesu, kuri aya manywa tuguciriye bugufi, turagushimiye kuri Imana ihindura ubuzima. Twifuza kubaho ubuzima buhindutse, twifuza kubaho ubuzima bwejejwe, twifuza kubaho ubuzima butunganye, twifuza kubaho ubuzima wishimira, twifuza kubaho ubuzima wifuza, twifuza kubaho ubuzima bwa Bibiliya, twifuza kubaho ubuzima busa n'icyo wavuze, twifuza kubaho ubuzima bukora ubushake bw'Imana, twifuza kubaho ubuzima butarimo buhindutse bwejejwe bukora ubushake bw'Imana. Tumaze igihe kinini twarahuye n'ubuyakobo, twarahuye n'uburiganya, twarahuye n'imigirire n'imitekerereze n'imyumvire y'isi. Turasenze kugira ngo uduhindure, udushoboze kubaho ubuzima buhindutse, mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana numanuke utwike imbaraga mbi mu izina rya Yesu. Turambiwe kubaho ubuzima bwuzuye uburiganya, izo mbaraga mbi nizitsindwe. Iyi mibiri ni insengero z'Umwuka Wera, iyi mibiri ni insengero z'Imana, iyi mibiri ni insengero z'Imana. Ntabwo ikwiye kubaho itsikamiwe n'imbaraga iyo ari yo yose. Wambaraga mbiwe, wambaraga mbiwe, wambaraga mbiwe, wambaraga mbiwe, tukumanuriyeho umuriro waka. Tsindwa mu iteraniro ry'abera, hunga mu iteraniro ry'abera, va mu mibiri y'abantu b'Imana. Tsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Abafite indwara zikire, abafite indwara zikire, abafite indwara zikire. Mu byo wabambiwe harimo no gukiza indwara. Wambaraga mbi we utera ubugwayi, tsindwa, va mu mibiri y'abantu b'Imana. Abaryama ntibasinzire, ubahe gusinzira biziguye. Abagwaye umutwe udakira, ubahe gukira. Abafite indwara z'amaraso, iz'amagufa, mu izina rya Yesu Kristo, ubahe kubohoka no gukira no kugirirwa neza n'Imana. Turasenga Mwami ngo ubuntu bw'Imana butwikira abantu bawe, abari mu ntambara yo kurwana n'ingeso, ubashoboze guhinduka no gukora ubushake bwawe. Ineza yawe ibane natwe, twuzuze Umwuka Wera, tubeho mu mudendezo w'abana b'Imana, dukora ibyo dushakaho mu izina rya Yesu. Amen.